Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizame ukore rimwe udutsinda ikintu ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukakanda. Iyo umaze kukanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose nijya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 35 16 26, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26, ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifite ishusho, gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye kuri buri kibazo, ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ari ngo isangano rifite ishusho ya ta, beka ngo inzira idakomeza, se ngo aho batelefonera, beka ngo nayiso cy'ukuri. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitsamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza. Bakunda no kukibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo ese icyapa kivuga ko inzira giteyeho mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara sati, uzahita uvuga ko ari umutuku n'umweru. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, ndakeka ko waramuzwe kwandika ku papuro, ndizera ko nibaramuka kikubajije mu buryo bw'amagambo nabwo uzahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Nibiye binyabiziga? A iravuga ngo igare, B ngo velomoteri, C ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, wabashatse kuvuga ngo A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano uramutse igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza. Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro, igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo. Kino kibazo neza neza barongera bakakikubaza, ariko ukabona bahisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uhitamo C ryari? Ese uhitamo D ryari? Kuri C nibavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, uzahita uhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga gakometse ku ruhande rwayo, niyo mpamvu duhisemo C. Ndizera ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikira kutubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode yaba iya provisoire cyangwa se yo ku makategori. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Iyihe myaka? A ngo imyaka 10, B ngo imyaka 12,
sega ngo imyaka 7, deka ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Murabizi hari imyaka umwana agiramo agakubagana cyane ku buryo utamwicaza ku ntebe y'imbere yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga arimo. Ese iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ingahe? Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku bapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ndakeka ko waramaze gutamo rero B. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ibibazo biragaruka, ujye ukanda subscribe hasi kugira ngo nibaramuka ubonye kino kizame nugerwa mu kizamo cyawe ukorera rimwe uhita utsinda. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kane kikabaza ngo uri modoka cyangwa uri muri kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara rituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rifite amabara akurikira. Umuntu yaba agiye kukudepasa kugira ngo umwereke ko wabonye ikimenyetso cy'uko ashaka kukudepasa ugakoresha iryo tara. Ese iryo tara rifite amabara asate? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo umuhondo, B ngo icyatsi kibisi, C ngo umweru, D ngo umutuku. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku bapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, icyatsi kibisi. Iryo tara riba rigomba kuba rifite amabara asa n'icyatsi kibisi. Ndizera ko namusondamo B. Ndizera ko namusikandika ku bapapuro. Turabe wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsiso bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ashobora gusimburwa n'aya matara. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga amatara magufi, B ngo amatara ndangaburumbarare, C ngo amatara yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kubyitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku bapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ubonye hari ikintu kiri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment ugakanda subscribe nkaguteguraho isomo kazahita uribonera ku gihe. Murabizi n'amasomo yose nabashyiriye kwa ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, nuko mwari mwarayansabye. Rero kanda subscribe hasi kugira ngo nijya kiraho ayo masomo ujye tuyabonera ku gihe. Ikibazo cya 6 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, ese kino cyapa urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari impande ye cyangwa ni impande 3? Cyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo ishusho ya mpande 3 umuzenguruko utukura, baravuga ngo ishusho ni mpande 3 mu ibara ritukura. Iyo batavuze ubuso bw'umweru bakavuga ubuso bwera, nabyo ntuzabyitiranye, byose aba ari kimwe. Kuvuga ngo ubuso bwera no kuvuga ngo ubuso bw'umweru byose ni kimwe. Kuvuga ngo umuzenguruko utukura no kuvuga ngo mu ibara ritukura byose nabyo ni kimwe. Icyapa gisobanukira mu byapa byo ku mihanda. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo 2, B ngo iteme rinini kandi rirerire, C ngo ifungana ry'umuhanda, D ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Ese kino cyapa gisobanuye iki mu byapa byo ku mihanda? Kwibutsa ko namaze kugukora video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, uyireba uramara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora kubera ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho. Bino bibazo byose biri muri iyo video. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Rero genda ujye kuyireba kugira ngo byere kujya bikugora. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko bigirwamo uruhare n'uruhande rw'iburyo n'urw'ibumoso. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda gusa, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda
iburyo. Iyo ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda gusa, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Hano urabona ko impande zose zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, niyo mpamvu duhita tuvuga ngo ifungana ry'umuhanda tukarekeraho. Ndakeka ko namusukandika ku papuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu intera itandukanye icyapa cy'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Murabizi ibyapa by'inyongera niyo video nari bakoreye. Aya masomo yose mba mbabwira nabakoreye, ubonye utari kuyabona uranyandike cyangwa ukampamagara kuri 0789351626 nkayaguhera ubuntu mu gihe kitarenze iminota 2. Aya masomo yose mba mvuga. Nino video rero y'ibyapa nyongera naramaze kuyibakorera, umuntu wayirebye agiye guhita akora kino kibazo. Ese ibyo cyapa cy'inyongera giteye ku buhe buryo? Ari ngo kare ifite ubuso bw'ibara ryera, mbega ngo urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Sega ngo mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Murabizi ibyapa by'inyongera ukuntu biteye, bafite ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ibara ryera, birango by'umukara n'umuzenguruko w'ubururu. Rero hano bavuze urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Genda urebe iyo video y'ibyapa by'inyongera wamara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa by'inyongera cyazongera kukugora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ikamyo iyo ari yo yose ibaho ntishobora kurenza ubwikorere bagiye kutubwira. Ubuhe? Ari ngo toni 10, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 24, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe bingana n'ibiro 1000. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kuko turabizi neza ko hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 10. Hari amakamyo menshi ashobora kurenza toni 16. Hari n'amakamyo ashobora kurenza toni 24. Kandi hano batubwiye ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo yayo yose ibaho ngo ntishobora kurenga ibipimo bikurikira. Niyo mpamvu hano duhise duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko sobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gusoma kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cyagenda kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye ntabwo wemerewe kujyayo, n'abariyo ntibaba bemerewe kuvayo. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite? Aravuga ngo umukara, mbega ngo umweru, sega ngo ubururu, mbega ngo umutuku. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza gusubizanya ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari umweru. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Kikaba kivuga ko iyo ukibonye utemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo baza bagusanga. Rero niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Bari batubwiye ku buso gusa, ubuso rero wabusa umweru. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuziho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? Ari amapikipiki, mbega ngo velomoteri, sanga ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Rero ni ikihe kiba gishobora kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20? Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro.
hano iso cy'ukuri nta kindi ni be velomoteri. Ni ukuvuga ngo velomoteri iyo ivugijeho iri muri metero 20 uba wabyumva. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikira utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tunaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukaguhugura turi kumwe, turaza tukaguhugura. Ukeneye ko tukwigisha computer uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha. Ushaka ko tuguhugura warigishije, ushaka ko tuguhugura umunsi umwe cyangwa 2, aho waba hose mu gihugu, duha amasaha uboneka ku munsi yageze. Dufite uburyo dukoresha, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, babwita Google Meeting. Nkuha link wayikandaho nkaguha uburenganzira bwo kureba ikintu yashyize muri mudasobwa yanjye bitewe n'isomo turi guhuguraho. Kagenda tuzamuka tugenda tugusobanura, n'ubundi dusa nkaho twicaranye. Rero mutwandikire muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, ugiye guhitamo kimwe cy'ukuri. Iravuga ngo uburemere ntarengwa bwemewe bwa tone 3. Mbega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Sega ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo hanyurwa n'ibinyabiziga bifite imitambiko 3. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni be ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. N'ibyapa byose uzabona biteye ku buryo uzamenye ko bibuza. Ikintu kiri mu kirango bari kukikubuza. Muno uri kona harimo imodoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, none bahise batubwira ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Iyo haba ari mu munyamaguru tuba tuvuze ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Iyo harimo ipikipiki tuba tuvuze ngo ntihanyurwa n'ipikipiki. Iyo haba harimo velomoteri tuba tuvuze ko hatanyurwa na za velomoteri. Bikaba biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Rero hano harimo imodoka igenewe gutwara ibicuruzwa, niyo mpamvu duhisemo be ko hatanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Ndakeka ko uramaze kuyandika wa papuro be, ndakeka ko nawe kwihitamo. Turi wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe? Ari ngo imitako. Mbega ngo ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika wa papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga cyawe kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ntabwo wafata ikinyabiziga cyawe ngo mu mbavu zacyo ushyireho ibintu by'ibisanduku ku migongo y'ikinyabiziga cyawe bishobora kurenga ku mubyimba w'ikinyabiziga cyawe, bishobora gutera ibyago abandi bagenzi bari gukoresha inzira nyabagendwa. N'imitako biba bibujijwe. Wari wahisemo A gusa ni igiso cy'ukuri ko nta manota baraguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ko nta manota baraguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kuko A ni igiso cy'ukuri na B ikaba ari igiso cy'ukuri. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyiri karita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, retamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo mu minsi 5, mbega mu minsi 8, se mu minsi 15, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza gusa cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Mu minsi 8 hari ikintu kibaye
bikaba ngombwa ko bahindura ibyanditse bireba nyiri ikarita. Murabizi ibinyabiziga birasora, biba bigomba kumenyeshwa rero ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa umubare wishinganye. Ibyo bikaba bigomba gukorwa mu gihe kingana n'iminsi 8. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Arangwa inkomane banyuramo bazengurutse. Mbega ngo biremewe guhindukira. Se ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira iyo wamaze kwinjira mukomeza imbere paka uyivuyemo, ntabwo wahindura icyerekezo, ngo ntabwo biba byemewe guhindura icyerekezo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe guhindukira. Ese hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni kuri rompwe. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugera aho banyura bazengurutse, ku nkomane banyuramo bazengurutse, ukaba utegetswe kuhaca uzengurutse, kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. N'ibindi byapa byose uzabona biteye kubwo buryo uzamenye ko ari ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, ushaka kudepasa? Ese ni iki wakwirinda mwa bino? Arango nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe nawo gusobanuriye ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere paka uvuyemo. Sega ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ese ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Murabizi kudepasa mu ikona ni bibi cyane, biba byateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Urabizi niba ugiye kudepasiriza mu ikoni hari intebe utari kurebamo imbere yawe, bigatuma kubera hari intebe utari kurebamo imbere yawe hashobora kuba haje ikindi kinyabiziga mugahita mugongana. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, muba mugomba kwitonda. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho, ukamaze ukareba ko n'ahantu ugeze hari ibyapa bikwemerera kunyuranaho, ukamaze ukareba mu muhanda uriya murongo urombereje hagati mu muhanda kucagaguye. Murabizi uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ucagaguye uba wanyuranaho, mu gihe udacagaguye uba ubujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko waramutse utamo A, ndakeka ko waramutse kwandika ku papuro turi wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Murabizi iriya bimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umuhondo, umutuku n'icyatsi. Rero buri tara hari icyo riba risobanura. Iyo usanzemo umuhondo uba ushobora gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko kongera umuvuduko, wabona harimo umuhondo ugahita wongeza umuvuduko. Mbega ngo kugumana umuvuduko wari uriho, cyangwa wabona harimo umuhondo ugaguma ku muvuduko wari uriho. Sega ngo kwitegura guhagarara, wabona harimo umuhondo ukitegura guhagarara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gufata feri cyane, wabona harimo umuhondo ugafata feri cyane. Ese iyo usanzemo umuhondo ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, kwitegura guhagarara. Kubera iki uba ugomba kwitegura guhagarara? Kuko biba bigiye kuva mu muhondo bihita bijya mu mutuku. Rero wabona harimo umuhondo ukitegura guhagarara. Ndakeka ko waramutse C, ndakeka ko waramutse kwandika ku papuro
utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Erega niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Nuko ibibazo biragaruka nugerwaho urabona ibibazo 9 ibibazo 10 byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora bigarutse. None wibaze umaze nk'icyumweru uri gukosora ikizami cyose cyakozwe, ukora rimwe ugahita utsinda. Rero wagiramo ikibazo ukanyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 nkagusobanurira serivisi yo kugusobanurira ikibazo waba wagize mwa bino bibazo biba byabajijwe iba ari ubuntu. Rero mu gihe wagize ikibazo ujye unyandikira cyangwa umpamagare nkusobanurire ku buntu. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe iki? Arangwa kugenda mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho, mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo kudepasa. Se ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. Umuhanda ugendwamo mu byerekezo byombi. Ese umuyobozi ababujijwe iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndiza ku cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro n'isoki kuri nta kindi ni se. Ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda ukinjira mu muhanda uhita ugenda mu ruhande rw'iburyo. Rero ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ubushobora kugenda mu gisate cy'ibumoso bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari iyo ushaka kunyuranaho, mu gihe ushaka gukatira ibumoso cyangwa mu gihe ushaka guhindura icyerekezo. Naho ubundi ubujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Urabizi ukinjira mu muhanda ukoresha uruhande rw'iburyo. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kimenyesha ukugendera mu muhanda ubisikarirwamo gifite cyangwa giteye ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye retamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Arangwa ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Ubuso bwera cyangwa ubuso bw'umweru byose ni kimwe n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Isoki kuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuri amanota bibuze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri bamaze kugihitamo. Ndiza ku cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'isoki kuri nta kindi ni B. Ishusho ari impande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Bakunda kugishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe waba ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, bakagishyiraho kugira ngo umenye ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kuko amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo ari kimwe n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo cyangwa se w'ibyerekezo bibiri. Ndakeka ko namusamo B, ndakeka ko namuskandika ku papuro. Tari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ara ngo toni 10, mbega ngo toni 12, sega ngo toni 16, mbega ngo toni 24. Ese hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari ikiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko toni urugero rw'uburemere, aho toni bingana n'ibiro 1000. Kuvuga ngo toni 10 no kuvuga ngo ibiro 1010 ni kimwe, ariko impamvu habaho ingero no kugira ngo tworoshye ibintu. Baravuga ngo toni 10 mu kimbo cyo kuvuga ngo ibiro 1010. Ndakeka ko ubimenye. Hano ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo. Ndiza ku cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni se toni 16 hatarimo makuzungu. Makuzungu ni cya gikontineri kiba gifatanye hari umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicaye. Murabona zino modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa, kiriya gikontineri kiba gifatanye na kariya umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayemo, nta migozi irimo iri gukurura, nicyo bita makuzungu. Mu gihe romorokiyo haba hajemo ibintu by'imigozi biri gukurura ikindi gisanduku, icyo gisanduku biri gukurura akaba ari cyo mwita romoroki. Ndakeka gusobanukiwe. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizame cy'umunsi kirabaza ngo ubugari bw'imizigo yikoreye n'ibinyamitende 3 n'ubwikoreye n'ibinyamitende 4 bifite cyangwa bidafite moteri, kimwe n'ubwikorewe na romoroki zikurewe na bene ibyo binyabiziga ntibishobora kurenza ibipimo bikurikira.
ibihe bipimo ari ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. B ngo ivuga ngo iki? B ngo ubugari ntarengwa budakuka ni metero 2 na santimetero 50. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari ikiso cy'ukuri, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. C hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko ikiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko ikiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hari ikiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ni igiso cy'ukuri, ni uvuga ngo santimetero 30 ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri, ubugari ntarengwa budakuka akaba ari metero 2 na santimetero 50. Ndizera ko kino kizame dukuso ari ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode twandikire cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode, tunagufashije kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga uri kure cyangwa uri hafi utagukundira kuza mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, ukaduha amasaha ubonekaho ku munsi, nubwo waduha saa 2 z'umugoroba turaboneka. Ukeneye ko tuza tukaguhugura nka mudasobwa, turaza tukakureba aho waba hose mu gihugu. Ukeneye ko tuza tukaguhugura mbere yuko ujya mu kizame, wenda wariyigishije hari ibintu ukeneye ko tuguhuguramo, turaza tukaguhugura. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.